amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Nubwo ureba ukabona ko nta ruvugiro, nta nzira ufite, abarozi bakwizingiyeho, bagukundaniyeho muri rusange, icyo ukoze cyose ntabwo cyemera abana bawe kwiga nta bwenge, ariko Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Erega garanti yabyo igiye kurangira. Nibagende bacishe, nibagende Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Hanyuma rero nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana twari twabanye mu minsi yashize, kandi mu by'ukuri twasanze naramukunze kuko afite ishyaka ryiza ryo gusenga, ryo gusengera abantu bose. Bityo rero niyo mpamvu twongeye kumuhamagara kugira ngo aze avuge Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Nawe urabibona ko turimo turashima Imana. Abantu bose bamaze kukumenya ko yitwa Claire. Yego yego. Ni byiza cyane. Yego. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Yego. Mana yacu nziza, urera kandi urakiranuka, cyubahiro cye nta numwe muzagisangira, uko warurikera n'isaha ni kuri, izina ryawe ndirihabwa icyubahiro Kristo mwiza. Turagushimye kubw'umugambi wawe, turagushimye ko ubyemeye tugahura tukavuga kugira neza kwawe. Izina ryawe ndirihabwa icyubahiro. Nyemerera aka kanya mukunzi mwiza, nkugirireho umugisha, nkutona nk'uko umujesiteri yagutonyeho akagusaba icyo ashaka. Nanjye kano kanya mwami, dutangiye kino kiganiro, unyemerere usubizemo abantu ibyiringiro, kandi abari bacitse intege wongere ubasubizemo imbaraga mu izina rya Yesu. Abari babuze uko babigenza mw'iki kiganiro bongere kugarukamo imbaraga. Haleluya. Unyemerere Kristo mwiza, umwana w'umuntu aka kanya bure ugaragare hagati muri twebwe mu izina rya Yesu. Uwari ufite uburwayi, uwari ufite ibigeragezo bizari bimurembeje, Uwiteka we unyemerere mu iki kiganiro topi ene etando bene edra, unyemerere ikiganza cyawe kigenda gikize mu izina rya Yesu, kuko namaze kumenya ko ahantu wageze ibintu birahinduka. Hano hari ikibazo kubw'amaraso yawe Kristo, ikibazo kiragenda. Aka kanya rero abateze amatwi kino kiganiro, nyemerera Uwiteka we ababonaga ko bizari byarangiye, bari bafunze aho bakoreraga, ababonaga ko Mwami Imana basohowe mu nzu, unyemere kubwo gutega amatwi ubu butumwa. Uwiteka we ugende wongere utanga ubuzima, genda wongere utanga ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ababonaga ko imiryango yafunzwe, unyemerere Kristo mwiza ugende wongere ufungure imiryango kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Bari bacitse intege kubw'umurimo, unyemerere wongere ugende ushyiremo umuhate muri bo. Haleluya. Abumvaga ko bari bakonjeye, unyemerere
Kristo mwiza wongere ubasubizemo imbaraga yo gukunda ibyawe mu izina rya Yesu. Ababonaga ko mwami Imana nta bundi buzima nta bundi bukiriro, unyemerere mwami ubabere ubuzima kandi ubabere ubuhungiro. Ndagushimye mwungeri mwiza, tugiye gutangira gahunda y'iki kiganiro. Iri jambo wakize ku mutima, unyemerere Kristo mwiza usanga ubwoko bwawe, usanga ababyeyi, usanga abagabo, usanga abasore, usanga buri muntu wese mu rwego rwiwe, wongere umugarukeho. Ubwo Satani arimo araza guconcomera, wowe ubwawe Kristo mwiza wongere ugaruririze abantu kandi ubagaruze ubugwaneza, wongere ubagarure mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana ikomeze yibomeho kandi ubagirire neza. Dutangiye gahunda, ndaritse Imana Umwana ndetse n'Umwuka Wera kugira ngo bize bibane natwe, kandi ubutware bwawe Kristo bwururukire kw'iyi kamera. Haleluya! Unyemerere ineza y'Imana ikomeze igwire kandi ikore imirimo n'ibitangaza. Turagushimye kubyumvise kandi uje gukora ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Ati turagushimiye ko uje gukora. Yego. Bisana ngo tugiye gukorana n'Imana. Tugiye gukorana n'Imana kuko utazanywe cyangwa se utoherejwe n'Imana ntago waza kuri kamera. Njya nkunda kubivuga cyane kuko ubundi duhamagarwa mu byiciro kandi duhamagarwa bigiye bitandukanye, sibyo? Nk'ubu nibuka igihe kimwe yewe niho nari nkimara gukizwa, Imana irambwira ngo ngewe ubwanjye nzakwamamaza. Urumva kwamara kw'Imana rero bigiye bitandukanye. Hari ubwira ngo nzakwamamaza akaba ati sema nzamamara gute, bizagenda bite, ariko kwamara kw'Imana kugize gute, kugiye gutandukanye. Imana irambwira ngo uzajya kuri YouTube uzagenda umvugire. None umuhanuzi abimbwiraga nari ngiye kwisabira ibyo kwirira, baguse nk'ibi ngibi bari kuvuga koko ibi ngibi babikura he? Hari ukuntu uba mu kigeragezwa ngo icyo nshaka ngewe ndashaka kugirirwa neza n'Imana, ahubwo Imana ikakubwira ibigize gute, ibitandukanye n'ibyo wagize gute n'ibyo waje usaba. Nagiye ndibuka igihe kimwe nize guterera umusozi, nabonaga hari ukuntu nyine umuntu acangwa mu buzima twese ariko ntaravuga aho hantu. Hari umupapa arutse kuduha agatekerezo atubwira ngo umwami yari afite abanyabwenge. Ngangize arababwira ati nge ndashaka ko mumbumbira ikibumbano kikajya kigira gute, kikajya kinsetsa ubundi nkongera nkanababara. Urumva ni ibintu bihabanye, kikajya kinsetsa nkongera nkagira gute, nkababara. Ngo abanyabwenge bashaka ibibumbano, umwe akavuga ngo noneho rero ndumva ngiye kubumba ariko kiri guseka. Bande bati ntukibumba kizamusasa ariko ntago azagera gute, ntago azababara. Rero ngo havamo umunyabwenge w'Imana, ngo arangije ngo yuzura Mwuka Wera cyangwa se Mwuka w'Imana muzaho, ngo arangije akora igikomo. Mujya mubona bino bikomo abantu bambara. Ngo arangije cyandika aravuga ngo byose bizagera gute, bizarangira. Ngo umwami yaba arimo araseka ngo yaseka ari mu kirori yizihiwe ari kumwe n'umugore cyangwa se n'abana, yahindukira yareba ku gikomo ngakumva ko byose bizagera gute, bizarangira. Haleluya! Ngo akongera ngo yababara, ngo bitewe n'igihe cy'umubabaro yaba arimo, yakongera yakwibuka yakirwa ukuboko agahita yumva ngo byose bizagera gute, bizarangira. Imana ishimwe. Bivuze iki rero? Bishobora kuba uri mu mubabaro cyangwa se uri mu buzima ubona budafite ishusho, ariko ibyo ngibyo urimo bizarangira. Haleluya! Birashoboka ko urugo rumazemo imyaka 8 ukabona nta mahoro yo mu rugo ufite, ukabona mbe nibyo wagiye witeze, ukabona ugize gute, urabibuze, ariko bizagira gute, bizarangira. Haleluya! Birashoboka ko, haleluya, aka kanya wishimye noneho urimo urakandagira abandi mwaruhanye mwasenganye, ukabona ko nyine batazi gusenga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo bizarangira. Bivuze iki rero? Mwibi bizarangira, ndagira ngo ukore ibyiza ugifite iki uburyo, kuko byose bizagira gute, bizarangira.
topi ene etando bi ene edra. Imana ishimwe ngo umwami yababara akibuka ko bizagira gute bizarangira zishima. Imana itugirire neza. Bivuze ikirere ni wowe uzi igihanda urimo, ni wowe uzi ikigeragezo ugize gute urimo, ni wowe uzi akazi wicaye mu nibyo uri guhuriramo nabyo, byose bizagira gute bizarangira. Bivuze ikirere kora ibyiza kugira ngo nibiza hazaza ibyiza gusa. Urwanya cya kindi kibi cyagira gute cyakuza. Kukirwanya nta kindi ni ukwegera Uwiteka ukagira gute ugasenga. Nanjye nafashe igihe nterura umusozi wahani wacu ndangije mbwira Imana twumvikane wa mana we njye urabizi neza ariko umunsi nzagaruka nzatanga ubuhamya. Ndabwira nti urabizi neza ubuzima bwanjye ngewe Claire nari nzi ko nta n'umugabo wanyemera, nari nzi ko nyine nuko nyine. Ndangije ndabwira nti none mana ni wowe wambwiye ngo umpa gahunda umuza n'umugabo n'ibiki ibintu bigenda neza. Ndabwira nti twumvika uru rugo wamaye noneho inzara igiye kugira gute igiye kunyiciramo. Nerera umusozi ndaje mbwira Imana ntitwumvikane Imana nimero yanjye ni 078 ndayivuga ndayirangiza. Amen. Ndabwira nti numvisha abantu batanga ubuhamya bavuga kuri Imana igabura uri Imana yambika ubwo uhita wisanisha nawe ibyo wagiye kugira gute ibyo wagiye ugiramo. Ndangije ndayibwira nti none rero wa Mana we niyo abantu baratanze ubuhamya ndashaka ukubona nkabona Imana yanjye bwite Claire. Reka mbabwize ukuri babyeyi cyangwa se bapapa cyangwa se rubyiruko, ibi bintu tubwira Imana irumva kandi Imana igira gute irakora. Iyi Mana yacu iceceka yagize gute yumvise. Haleluya. Ushobora gusenga kano kanya ntugire gute ntubone igisubizo ariko ntagaruka Imana ibitagize gute ibidahari. Mugera ndi gusenga ahubwo Imana itunyereza umuhanuzi araza arambwira ngo umva ukuntu Imana imbwiye. Arambwira ngo Imana irambwira ngo nzakwamamaza. Rero kuba nanicaye ku kamera biri mu isezerano ry'Imana. Impamvu biri mu isezerano yimbye ngo noneho Claire haguruka ugende ndaza nkagira gute nkakubwira nkongera nkigendera. Amen. Kandi nkubwiye hari ibyo kuramo ntago byose wabifata uko biri ariko ntubura ijambo nari mugira gute ukuramo. Irangije irambwira ngo ro mwana wanjye nge nzakwamamaza uzabwiriza amahanga uzabwira isi yose uzabwira bari mu gihugu. Niyo mpamvu rero nicaye kwikamera ntago ari impanuka hoya ahubwo biri mu mugambi w'iki w'Imana. Urwo rugo wicayemo rero ntago ari impanuka yatumye ugira guturwicaramo ahubwo biri mu ki mu mugambi w'Imana. Ako kazi wicayemo ntago ari impanuka ahubwo bigize gute biri mu mugambi w'Imana. Ahubwo se ukeneye kugira ngo urinde impamvu muri uyu mugambi w'Imana nta kindi bigusaba, biragusaba ngo ubundi icyo wahawe n'isengesho cyangwa se wagikuye mu masengesho ukirindisha kugira gute gusenga. Imana itugirire neza. Niba Imana yaraguhaye umugabo umukwiye ku karago ari Imana kwete mwana wanjye Claire we uyu mugabo nguhaye ni njye Uwiteka wamukwiye mu mbaraga z'amasengesho. Wigenda ngo udamarare ngo umugabo wanjye yaparitse arango yazanye stock yabigize hoya murindisha iki isengesho. Wivuga ngo hoya baramukazi banjye bameranye bashaka kurunsa. Oya niba koko warinjiye aho hantu ukahinjira ugize gute ari imbaraga z'amasengesho harindisha iki imbaraga z'iki z'amasengesho. Nuko rero ngiye kwisabira ibyo kurya ngiye kwisabira ibyo nyine nababwiye Imana irambwira ngo nge nzakwamamaza. Niyo mpamvu Imana rero impuje nawe. Imana ishimwe. Irangije rero ituma nicara aha ngaha ndavanga ibi ni by'agaciro cyane. Hari benshi babishaka ariko batarimo baragira gute batarimo barabibona. Nawe rero utarabibona Yesu yarabikubwiye nta kindi usabwa usaba kuza wagize gute wambaye imbaraga z'iki z'amasengero. Barabaga muri bya bigirwamana ariko Yesu abarebye arabishimira arangije arabimura. Imana ishimwe. Reka nkubwire pastor nigize kuririmba iyo ndirimbo ndi twa turi korari yacu turi kuririmba numva nuzuye mwuka wera ngo ndayitera ariko abantu ntago bajya bumva ibintu kimwe. Nta nubwo ari ngombwa kugira ngo abantu bose bumve ibintu kimwe. Oya ntago ari ngombwa ndayitera. Uzi ukuntu abantu ngo bagiye bavuga ngo ngo burakirere yamaravuga nyine ngo ko Yesu ngo yamugaburiye kandi ngo nibutse ahantu Imana yankuye muri karande nari nibutse ahantu Imana yankuye abavandimwe babyarira mu rugo nibuka ibintu Imana yagize gute niyankoreye yangiriye. Haleluya. Ndavuga ngo aho nari inuye ntago ariho nyituye. Birashoboka ko nagombye kuba nari nkicaye iwacu ariko ubundi umugore w'abana bangahe. Haleluya. Mbitekereje nibutse ndavuga ngo ariko ubundi nakora iki reka ndirimba uyu muririmbyi. Rero ntago ari ngombwa ko abantu bose ugira gute ubanezeza. Imana ishimwe. Ariko akora ikintu kimwe basi cyahindura abantu. Imana itugirire neza. Nicaye ku kamera
nabwiwe ngo mbwire ababyeyi cyangwa se yaba ari abapapa yaba ari abagabo, ni igihe cyo kugira ngo mugire gute mwambare imbaraga z'amasengesho, mugire gute musenge. Ushobora kuba ubutumwa atari ubwa mbere buciye mu matwi yawe, ariko kirere Imana yabumuhaye kugira ngo mbukuzanire, kugira ngo wumve ko Uwiteka agize gute agushaka. Ngo abantu benshi Imana yarabasubije. Nagiye kubona mbona harimo abantu babwibana ngo Mana nureba niturangiza gutega aya marifuti cyangwa se gutega aya mamoto ukaduha imodoka, Mana tuzagushima. Ntabwo tuzaduca abantu ku nzira, tuzatugira gute tuzatubatwara, ntabwo tuzadusiga abantu ku mihanda. Ariko Imana yamaze kubahereza ibyo mwagize gute mwayisabye, mwibagirwa umuhigo mwagize gute mwahize. Abandi muravuga ngo noneho Imana ntiduha kubaka ingo tukabyara, Mana we nta kindi tuzakora mu nzu zacu, tuzashyiramo ibyuma by'amasenge cyangwa se abana tuzatubazana imbere yawe. Ariko ibyo byarangiriye aho mwagize gute mwabivuganiye n'Imana. Imana irambwira ngo nimwongere mugire gute mwibuke iki isezerano mwagize hamwe n'Imana, nimwongere muhigure, kuko ni igihe ujya kongera ukabwira Imana ngo noneho se Mana ko nshaka kundengera, ko nshaka kuntabara, none izagutabara ngo utarahiguye na wa mihigo wa mbere. Niko Imana yambwiye ngo abadamu benshi twageze mu ngo cyangwa se Imana yamaze kuduhereza, ahubwo mwibagirwa hahandi mwakuraga, cyangwa se mwumva nyine ni ibintu bigize gute birangiye. Imana irambwira ngo yemwe nimwibuke kwa kundi mwajyaga mugira gute, mwajyaga muhura n'Imana ikeneye, kwa kundi wajya guhura nayo ukagira gute ukayiririra, kuko ibihagurukiye ngo ni byinshi, ibigira ngo bikubita abantu bashatse birahari, kandi kuko ngo bigize gute birabegereye. Nta kindi Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo nimwegere Imana kugira ngo izibatabare, ibashyireho uburinzi. Irambwira ngo mbabwire ngo dore ibyorezo bije ari byinshi kandi bigiye bitandukanye, ngo nimwegere Uwiteka agira gute abatere urushinge rutagize gute rutaryana, azagire gute abakingire. Imana ishimwe. Ngo abantu benshi mwabonye icyorezo cya korona mugira ubwoba, abandi baratitira, ariko ibyo byamaze kugira gute guhita no kwibagirana kuri mwebwe. Imana yambwiye ngo nimwongere mugire gute mugaruke. Imana ishimwe. N'igihe Imana yambwiye nagiye mbona abantu benshi, urubyiruko, abakobwa, abasore mo barishyuza Imana amakwe, ariko Imana irambwira ngo none se ibabaze kandi ko yabasezeranyije ikababwira ko izabahereza runo rugo, ikabubakira urugo. Ngo mwakoze iki? Icyo mwakoze nta kindi. Imana yamaraga kukubwira wagiye gusenga ahantu runaka, wagiye mu butayu ugahita utaha ukagera gute ugahita usambana, ngo nta kindi wa mugabo wagize gute waramwishakiye. Uragomba gusenga imyaka igeze muri 7 usenga kugira ngo imbabazi z'Imana zigire gute zikuze. Irambwira ngo nimwebwe benshi mo muri bagira gute mo muri idindiza, mukaguma hahandi kuri cya cyiciro no etaya BN edraya tuta ene etan, murimo muridindiza. Ariko niwumva iyi message ukumva ubutumwa Imana impaye, haleluya, wongere ugire gute uhindukire. Reka kwirwanirira, reka kwicira inzira, kuko Uwiteka ngaje gucira inzira abantu bagize gute bamutegereje. Imana itugirire neza. No etaya BN edraya tuta ene etando. Imana yambwiye ngo mbabwire mwe kurambirwa, mwe gucika intege. Ngaho urambiriwe niho Uwiteka agize gute aje gukorera. Imana itugirire neza. Ni igihe Uwiteka aje gutabara abantu ni igihe Uwiteka aje kugira gute aje gucungura. Imana itugirire neza. Amen. Ntabwo nzi ikibazo ufite kano kanya, nta nubwo nzi naho ugize gute aho uhagaze iyi saha, ariko Uwiteka ateze ugutwi kugira ngo azagire gute yewe akugirire neza. Wigira amajwi menshi wumva akubwira ngo hunga. Murabona muri iyi minsi hariho inkuru zo gusebanya, ugasanga umuntu aharabitse umukozi w'Imana mugenzi wiwe. Njya nkunda kwitegereza, mperutse kureba ikiganiro cy'ukuntu bavugaga uyu mubyeyi bita Mama Sharirene. Ariko reka mbabwize ukuri, reka mbabwire mwa bantu b'Imana mwe, ni igihe Satani
arimo arateza abantu mwiryane kandi n'igihe twagombye kugira gute kuzamurana amaboko aho kirera ubona acitse intege ukamuzamura mbere yo gusebya umuntu banza umenye ngo ese uyu muntu afite abana ese uyu muntu afite abana bazakurikirana bino biganiro urifashe usebeje umubyeyi ubyaye 5 ariko nyamara nta nubwo uri kureba uko yarwanya urugamba n'ibyo yanyuzemo urimo ajya gutokora cyangwa se kujya kureba umgogo uri mu jisho rya mugenzi nyamara nawe ubwawe ubanje kwitokora ukareba wasanga harimo ikibazo mw'abantu b'Imana mwe nimureke dufatana amaboko nimureke tugire gute tuzamurane haleluya kuko ntuzamura nanjye nzagira gute nzazamura abandi pani byo kuza ahangaha ngo caka intege nkeya zamura kandi koko reka mbabwize ukuri utarakora icyaha ninde twese tubeshejweho n'iki nambabarira y'Imana waba uri umuntu waba uri umushumba waba uri revera tubeshejweho nambabarira waba uri umuhanuzi nta kindi kitubeshejweho ni mbabarira y'Imana kuko ujya gusebya ntabwo uzi ahantu yihaniye ntuzi n'ahantu yahuriye n'Imana ariko Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi arakicaye kugira ngo arebe ko nawe wagira gute wahindukira umwe yararengera avuga ngo hamagara hari uwakumva Yesu agutegeye ugutwi hamagara amen undi muri ingaraza aravuga ngo bareke bagende ikivunge nibagera kuri Yorodani hazambuka iki intwari gusa Imana ishimwe bizaba byiza Yorodani tuyambutse ariko rero nkongera ngaruka ku ijambo rivuga ngo baba ari abagore 7 baragiye babwira uyu mugabo cyangwa se babwira uyu mwami reka mbivuge gutyo mwati watubabarira tukitirirwa izina ryawe ntuzaduhahire ntuzatwambike mbese ntuzanataha iwacu mu mazu yacu ariko twebwe tubaza haleluya tujye tuvuga ko uri umugabo wacu mu izina twe tuzitunga none se ni gute hari aho mutari kubibona ni gute umuntu w'Imana ahagarara agasebya mugenzi wiwe buse wamenya gute wasanga yaraje yaritiriye uririya zina rya Yesu akaryitirira gusa adakora ibyo gukiranwa gusa nyine akakora kwa kundi nyine tuzaza twiyitirire izina ryawe niba tubaza mu bihame mu bitabo by'amategeko nyine bizagaragara ko uri nyine nuko nyine uri umugabo wacu ariko nyamara atari ko bimeze Imana idutabare rero ibyo byaraje mu madini ariho muri iyi minsi ya none abantu baciyemo baritira izina rya Yesu ariko nyamara ugasanga abantu benshi bagiye ari ikivunge ariko ni muri kwa kundi nyine rya jambo ryabivuze ngo ureka twiyitirire izina ryawe ariko nyamara atari ukuri umugabo wacu nyirizina rero ni mube maso kandi mwitonde abavuga mwami ntago ariko bose bazagira gute bazamubona Imana idutabare rero Uwiteka ngiye yamushyize ku mutima ijambo ry'Imana Imana ishimwe amen ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 93 umukozi w'Imana aradusomera umurongo waho n'uwa 3 niba atarahagera ndasoma mu izina rya Yesu Uwiteka inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga amen haleluya mu muryango washatsemo abantu bakuvugiriza induru haleluya mw'iyi mihanda cyangwa se turi kunyura mu sengero bakuvugirize induru ngizo ziteye hejuru umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka ubiri hejuru abirusha iki imbaraga bishatse kuvuga ikirero nta buzima Yesu atagira gute atarangiza icyambere uremere kugira ngo Yesu umwemerere aza hejuru y'iyo miraba urabyemera kugira ngo Yesu azagende mu icyo kirego cyawe warariganyijwe rwose ndetse imitungo yawe ubona neza bayigizemo ubushobozi nta n'ijambo ugize gute ufite inzuzi ziteye hejuru abantu bagahaguruka ntubone n'umuntu n'umugira gute ukuvugira haleluya ngo umuraba ukomeye w'inyanja
uwiteka ubiri hejuru. Niba ujya ku mazi ushobora no kubireba no kuri televiziyo, ugira uyu muraba wagize gute waje, haleluya, ubwato ntibwanyura aho hantu kuko umuraba wagize gute waje. Iyo urebye nabi nyine ubwato bugira gute burarohama, nta hantu uba ufite ho kugira gute ho gufata. Ariko uwiteka ugize gute ubiri hejuru. Ubundi hejuru y'izi ntambara, hejuru y'aya magambo uri kumva, hejuru y'aba bantu bari kuvuga ibinyoma byabaye byinshi, wari wabona ikinyoma gifite ibimenyetso? Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Umva icyo ngiye kukubwira wowe, hamagara Kristo aza bigende hejuru, haleluya. Uko biri kose, uko biri kose nubwo ikinyoma kizenguruka isi inshuro 7, ukuri kuba kiri kugira gute kwambara isogisi, haleluya. Ukuri ntabwo guhubuka, ukuri kugenda gakeya. Ikinyoma kiba cyakwiriye mu midugudu, ahantu hose kiba cyagize gute, kiba cyagezeyo gifite n'ibiki n'ibimenyetso. Ariko namaze kumenya ko ukuri kugenda gakeya. Ngahibaze kuba ikinyoma cyazenguruka isi inshuro 7, ukuri kukigize gute, kukiri kwiyambarira isogisi, haleluya. Bivuze iki rero? Iturize, haleluya. Iturize niba umuvuga butumwa wikwita ku bintu barimo barakuvuga, iturize. Ukuri kwe kuraje kugira gute kumenyekane, hoya. Ntabwo ubundi umunyakuri agaragaza kugira ngo abantu bamurwane cyangwa babe benshi, hoya. Kristo wenyine agize gute arahagije. Kristo yageze mu kibazo cyawe. Ntimwibuka ririya jambo riri muri Luka, haleluya, ukuntu uriya mucamanza, uriya mupfakazi yamutitirije ngo ndetse uriya mucamanza ngo ntabwo yubahaga abantu, ndetse nta nubwo yakugiraga gute yakundaga n'Imana. Ariko kuko ngo uriya mupfakazi yaramuruhije, haleluya, ngo yemera kugira ngo agire gute amurenganure. Yamurenganuye atari uko yarabikunze, haleluya, ahubwo ni imbaraga z'iki z'Imana. Nagira ngo nkubwire yewe mubyeyi, niba koko Uwiteka yaraguhamagaye akakubwira ngo genda ubwirize abantu bose, kuko ngo mu mahanga yose ubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Nakubwira ngo nta yindi turufu, nta kindi giye kukurokora, nta kindi giye gutuma ubaho, nta kindi kigiye gutuma ibyo uvuga bihashwa agaciro. Ubaha Uwiteka, ugendane n'Imana, haleluya. Aka kandi ushobora kuba ubona ibintu bitemera. Iyi saha ushobora kuba ucuruza ukabona bizinesi ntigenda. Tegereza Uwiteka aje kubisobanura. Rero amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Nubwo ureba ukabona ko nta ruvugiro, nta nzira ufite, abarozi bakwizingiyeho, bagukundaniyeho muri rusange, icyo ukoze cyose ntabwo cyemera, abana bawe kwiga nta bwenge, ariko Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Erega garanti yabyo igiye kurangira. Nibagende bacishe, nibagende bambuka amazi, ariko Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Birashoboka ko abantu bakuvuyeho, waranzwe ndetse warasuzuguwe, ariko Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Wisa kugira ngo wowe ubyine mbere y'igihe, haleluya. Ubundi mbere na mbere igihe kigiye kigiye kubisobanura. Aya majwi rero, amajwi yabaye menshi, urumva wazinga ukirukanka, urumva wasaze, hoya. Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Kandi Yesu nagaza gukora ako kanya, hoya, arakereka ibintu bikanze bikagira gute bikanuka. Nuwarisha utakakwiyereka, nuwa mwambaranaga akakwiyereka, ndetse nuwagishaga inama, nuwakubikiraga amabanga akakwiyereka. Rero tuza, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Niyo message nari nkuzaniye, haleluya. Wumve ko ibyo byose bifite iherezo. Imana ishimwe. Wumve ko kubabara kwawe gufite iki iherezo. Imana itugire neza. Nayo magambo Yesu yarampaye kugira ngo nyabazanire, ntiwumve ukumvira, tuzarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko nutumva ngo wumvire, dore harahagutegereje. Imana itugirire neza.
byaba byiza rero niko twazahurira mu gihugu cyo mu ijuru nkajya nkubwira ngo mbese nawe waraje ntago icyambere ari kugira ngo nze musebye kuri kamera nawe ze wongera ugire gute musebye kuri kamera niba ubona ko kirere natandukiriye cyangwa se runaka yatandukiriye genda ujye gusenga urira umusozi yewe pfukama imbere y'igitanda cyawe kuko namaze kumenya ko hatari ubu butayu tujyamo bwa buri munsi se ahangaha za Kanyarira Samatare nk'abantu bari mu bihugu byo hanze ngo ubutayu harimo basengera mu nzu zabo ibintu bikagenda neza naho Yesu atagira gute atakura nta naho Yesu atakumvira Imana itugirire neza Yesu abampera umugisha ryari ryo jambo Uwiteka Imana nakize ku mutima amen. Urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha abwirwa benshi akumvwa na beneyo uyu ni umunsi wo kugira ngo abantu bumve kandi bumvire kuko twebweho ntidushobora gutoza kuvuga ubutumwa bwiza nicyo twahamagariwe igisigaye nawe ni ukugira ngo wumve kandi wumvire kuko ntacyo uzireguza ubutumwa bwavuzwe hirya no hino ahantu hose buravugwa kandi abantu bitoze kureba ibintu bizima bifite aho bibakura naho bibajyana umuntu yakwifuza gusengana nawe umuntu yakwifuza kukuvugisha reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni 078 53 10 311 078 53 10 311. Urakoze cyane hanyuma baguhamagare musenge baguhamagare mukore umurimo w'Imana birashoboka ko anagurira umukozi w'Imana gafanta kuko nabandi bose baramusinza sengerera mugenzi we bikagenda neza nabo baba bakoresheje imbaraga nyinshi mu kuvugira Imana ni byiza ko tubahereza agaciro reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana yacu nziza urera kandi urakiranuka nyemerera kano kanya uri Imana ikurikirana ijambo wavuze izina ryawe nirihabwa icyubahiro iyi ni message uhaye ubwoko bwawe nyemerera kano kanya ababonaga ko imiraba yababereye myinshi ababonaga ko neza basohowe mu nzu ababonaga ko nazira bafite nyemerera ibyo byose byari bateye ubwoba ugenda ubirusha imbaraga mu izina rya Yesu bari bacitse intege bavuga ko ibi bintu bahagaritse unyemerera ugende wongere ubagaruremo imbaraga mu izina rya Yesu kuko namaze kumenya ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali unyemerere amaboko yawe magari agenda agere ku mpera y'isi mu izina rya Yesu ugenda ugera ahantu hose mwami wongere ugarura abantu kuri wowe mbaraga zawe ubutware bwawe bugende bugereyo turagushimye mwami Imana kubyumvise kandi uje gukorana natwe ni mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane Imana amahoro iguhereza umugisha niba utarakora subscribe kora subscribe kore share ugire comment urabyemerewe kandi nimba wifuza kuduhereza ubutumwa bwiza wifuza kudusangiza ubuhamya ijambo ry'Imana kuko iki ni gitangazamakuru kicishwaho inyigisho z'iyobokamana ubwo rero waduhamagara kuri iyo nimero uri kubona kuri screen zawe cyangwa se ubundi bufasha ubwo aribwo bwose iyo niyo nimero wacaho kugira ngo tubashe kubonana Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi mwinshi cyane.